Yesu ashimwe abo duhurira hano ku isengesho ribohora official, tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana no gusenga. Mwese aho muherereye hose, uduce dutandukanye tw'isi mubarizwamo, tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Twatura umugisha ku bantu basangiza ibiganiro byacu cyangwa ijambo ry'Imana tunyuza hano, barihezeza abandi kugira ngo ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana rikomeze gufasha benshi. Muhabwe umugisha, mugirirwe neza n'Imana. Tuje kuganira ijambo ry'Imana ndetse no gusenga. Mbere y'ibindi byose, reka mpamagara Umwuka Wera abane nawe, wowe tugiye kubana. Data, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, tusabye kugira ngo umwuka wawe aje abe kuri bene data bose baje ku isengesho ribohora official, abo tubana bahasanzwe n'abashyitsi baje ari ubwa mbere. Bahezagirwe mu izina rya Yesu, ubahe amatwi yumva, kuko Yesu Kristo ijambo ryawe riravuga ngo Yesaya yahanuye ibya bamwe mu bantu, aravuga ngo kumva bazumva ariko ntibazamenya, ndetse kureba bazareba ariko ntibazamenya. Niko Yesaya yavuze ngo kureba bazareba ntibazigera bamenya, kumva bazumva ariko ntibazasobanukirwa. Ndasenze kugira ngo aba bene data bo rero baje hano, bo bahabwe ubuntu bwo kumva icyo ugiye kuvugana n'ubuzima bwabo, bahabwe ubuntu bwo gusobanukirwa icyo ugiye kuvugana n'ubuzima bwabo, bahabwe ubuntu mu izina rya Yesu Kristo bwo kubona bakamenya ibyo babona. Ngaho nanjye ubuntu bwawe ndabizi ko bundiho buranyambaye. Ngaho mu ijambo tugiye kuganira mu izina rya Yesu Kristo, vugana n'ubugingo bwa buri wese kandi uje hano ku isengesho ribohora official ntasubire yuko yahaje. Ni mu izina rya Yesu Kristo mu amazina yose, amen. Makundo wa muri Kristo Yesu, ntawujya imbere y'Imana ngo asubireyo amara masa. Nuvuga ngo wowe uje hano ku isengesho ribohora, uje imbere y'Imana. Imana ikwigisha uburyo bwo kurwana intambara z'umwuka kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Zirikana ko ijambo rivuga ngo kuko tudacirana n'ibifite inyama n'umubiri n'amaraso, ariko ritangira rivuga ngo nuko mutware intwaro zose z'Imana. Nako ritangira rivuga ngo mwambare intwaro, ritangira rivuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ugomba kwambara intwaro rero. Nkuko musanzwe mu isi muri rusange, igihugu kidafite intwaro kidashobora kugira umutekano. Igihugu kidafite intwaro kiba kidakomeye. Mu yandi magambo, kiba ntigifite n'igisirikare gikomeye. Kugira ngo ugire igisirikare gikomeye kibasha gucunga umutekano w'igihugu, nuko icyo gisirikare kigomba kuba cyaratojwe kandi gifite intwaro zihagije zigezweho zijyanye n'igihe. Namwe murabibona hano mu isi, ibihugu bikomeye bitegeka ibindi bihugu ni ibihugu bifite igisirikare gikomeye, bikaba bifite intwaro zikomeye, bikaba bifite ubukungu buhagaze neza na politike ihamye imeze neza. Ibyo nibyo bivuze ngo igihugu kiba gikomeye. Rero mu mwuka, kugira ngo nawe ukomere, nuko ugomba kuba ufite umwami Yesu mu mutima wawe, waramumenye by'ukuri, waramwizeye. Umuntu wese wambaye umwami Yesu Kristo cyangwa wakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwe, uwo muntu aba ari umuntu ukomeye mu isi y'umwuka. Kugira ngo rero akomere bibe bihagije, ntabwo kugira umwami Yesu Kristo bihagije gusa, harimo no gukomerera mu mbaraga ze nyinshi n'ubushobozi bwe bwinshi.
kuko niko ijambo rivuga ngo nuko mukomerere mu mwami no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ubwo rero hari ugutunga Yesu Kristo ugakomerera mu mbaraga ze no mu bushobozi bwe bwinshi, hanyuma ukambara intwaro z'umwuka ukazifata. Ugomba kuba ukomereye muri Kristo. Iyo tuvuga muri Yesu Kristo ni ugukomerera mu ijambo rye. Ubu Yesu Kristo hano kandi ntiwamubona ariko agaragarira mu ijambo rye, ukomerera mu ijambo rye, kuko yavuze ngo umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza azamera nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Kugira ngo ukomerere rero muri Kristo Yesu nuko wumva ya magambo ye ukayakomeza. Ubwo wowe uba uri umuntu ukomeye. Ariko ntabwo birangiriraho, usabwa no gutwara intwaro zose z'umwuka. Impamvu usabwa gutwara intwaro z'umwuka nuko mu mwuka uhura n'intambara, ugahura n'ibitero. Satani akugabaho ibitero, kandi ibitero bigamije kukunesha, ibitero bigamije kugusubiza inyuma, ibitero biba bigamije kugusenya, ibitero biba bigamije kukwambura ubuzima ukaba watimburagiye, ibitero biba bigamije kugukenesha ukaba waseba, ibitero biba bigamije kukugusha mu byaha ugaheneberera ubutazabivamo. Satani abagambiriye kukugabaho ibitero kugira ngo ahungabanye kwizera kwawe. Bisaba rero kugira ngo wambare imbaraga z'umwami Yesu. Bisaba kwambara imbaraga z'umwami Yesu ugakomerera mu bushobozi bwe bwinshi. Nyuma yo gukomera mu bushobozi bwe bwinshi ukambara intwaro z'Imana, kuko ijambo rivuga ngo ntidukirana n'abafite umubiri n'amaraso. Abo badafite umubiri n'amaraso urwana nabo, kandi wowe ufite wowe wambaye umubiri n'amaraso nawe urabumva. Abo ni abantu ariko badatunga amaraso, badatunga umubiri, biyemeje kukurwanya. Bakurwanyiriza hehe? Mu isi y'umwuka. Ibibazo bacura bitangira mu isi y'umwuka. Abo ngabo badafite umubiri n'amaraso bakabizana mu buryo bw'ibifatika, ariko babitangiriye mu mwuka, ariho babicuriye. Abo badafite umubiri n'amaraso kugira ngo bikugereho bikanyuzwa mu bantu bafite umubiri n'amaraso, kuko ijambo rivuga ngo kuko dukirana n'abatware n'abategeka isi y'umwijima, n'abafite ubushobozi n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ubwo urumva rero, niba rero udakomereye mu mwami no mu mbaraga ze no mu bushobozi bwe bwinshi, ukaba udafite za ntwaro. Satani we afite intwaro, akwataka afite intwaro, abarozi bakwataka bafite intwaro. Intwaro Satani agira, ya mbere ni icyaha, iya kabiri agira ni kuzimu, iya gatatu agira ni urupfu. Noneho sasa ibyo byose, izo nizo ntwaro zibe zikomeye, wavuga ziri dande, twita intwaro za kirimbuzi. Intwaro za kirimbuzi za mbere Satani agira, ya mbere ni icyaha, iya kabiri ni urupfu, iya gatatu ni ikuzimu. Izo ntwaro nizo za mbere akoresha, nizo zikomeye kuri we. Ariko mbere y'izo ngizo hari n'izindi zibanze tutavuga ko ari nini. Nizo ni za karikinakofe, ni za ntwaro zirasa hafi. Intwaro zindi rero akoresha ni ubukene, ni indwara, ni inyatsi, ni za krize, ni amablokaje, ni amadeni. Ni ibyo byose nyine wumva, ni ukuvugwa nabi, ni ukwangwa, ni ukuguharabika, abantu baguharabika bakakuvuga ukuri n'uko utari. Izo ni intwaro zindi akoresha. Ariko zirikana ijambo rivuga yuko nta ntwaro bacuriye kuturwanya izagira ikidutwara. Niko icyanditse kivuga, Yesaya 5:10. So rero muri izi ntambara z'umwuka
nk'uko tubonye ko igihugu gifite intwaro hano mu isi, kikaba gifite igisirikare gikomeye cyatojwe neza, icyo gihugu kikaba gifite politike nziza n'igisirikare gifite discipline, icyo gihugu gikomera kibe gihangange. Murabona ko mu isi kugira ngo ibihugu bibihangange bimaranira gucura ibitwaro bya kirimbuzi. Nawe niba ushaka kuba igihangange imbere ya Satani, imbere y'abazimu, imbere y'imyuka mibi, imbere y'abarozi, nuko ugomba kwinjiza Yesu Kristo mu buzima bwawe. Impamvu yo kwinjiza Yesu Kristo mu buzima bwawe, uyu Yesu Kristo niwe watsinze iki? Niwe watsinze urupfu, atsinda ikuzimu. Noneho rero utamufite urupfu ntabwo warutsinda, utamufite ikuzimu ntiwabatsinda, wazamanukayo. Bigusaba kuba ufite Yesu Kristo mu buzima bwawe. Niwe wenyine muri we watuma unesha urupfu ukanesha ikuzimu. Dore n'ubundi ijambo riravuga ngo umwizera abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Twebwe abamaze kumwizera kera twavuye mu rupfu twinjiye mu bugingo, ubu tugendera mu bugingo. Tuvuye aho ngaho rero, nyuma yo kwinjiza Yesu Kristo mu buzima bwawe, wiyubaka muri we kugira ngo ugendere mu mbaraga ze, kugira ngo ugendere mu bushobozi bwe bwinshi. Hanyuma rero ukibikaho za ntwaro z'umwuka zizagufasha iki rero? Hari intwaro z'umwuka zigomba kugufasha iki? Reka dusome icyo cyanditswe, n'ubundi nakomeje kuvuga ariko ntarasoma. Reka dufate umwanya wo gusoma. Hari abantu baba badasoma Bibiliya, ariko abasomyi ba Bibiliya batangiye kumva ibyo ndi kuvuga. Reka dusome Abefeso igice cya 6. Niho nari ndimo ndavuga buriya, nubwo nari ntaragasoma, ariko niho nari ndimo ndavuga. Abefeso 6 umurongo wa 10 hatangira avuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Urasabwa gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Impamvu ugomba rero guhagarara mu bushobozi bwe bwinshi, 11 urabwirwa ngo bituracyakomeza ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Ugomba kuba umusirikare ariko ufite intwaro zose z'Imana uzibitseho zose, kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani ashaka kuriganya amahirwe yawe, Satani ashaka kuriganya imyaka y'uburame bwawe, ashaka kuriganya zimwe mu ngingo z'umubiri wawe, akazimugaza. Kugira ngo ubashe kumunesha nuko ugomba kuba ufite intwaro z'Imana. Satani ashaka kukubuza bumwe mu burenganzira bwawe, akaba yakubuza kubyara, kandi Imana iri mu muntu yaravuze ngo byara ugwire wororoke wuzure isi. Agashaka kukuvutsa ubwo burenganzira. Kugira ngo mwambure ubwo burenganzira bwawe yakubujije, nuko wambara intwaro zose z'Imana. Hanyuma noneho niba yaranagutsinze ukamwata, ukamugabaho igitero cyo kumwambura urubyaro rwawe. Yes. So Satani ntashaka kubona bumwe mu burenganzira bw'ibanze. Ashaka ko umubiri wawe uhora urwaye, akaba umubiri wawe yawutwaza igitugu, uko yagenje umubiri wa Yuba ugabaho ibitero by'indwara z'ubwoko bwose, niko nawe abashaka kugira ngo akugabeho ibitero ku mubiri wawe by'uburwayi, kugira ngo umutsinde rero, kugira ngo umuneshe, kugira ngo iyo ntwaro y'uburwayi atayikoresha kukwataka, akaba ashobora guhirwa ku kwinjizamo uburwayi. Nuko ugomba kuba wibitseho intwaro z'umwuka zose z'Imana. Kandi naho nkurikirana ushobora kuba urwaye, birashoboka ko wakwambara intwaro z'Imana ukagaba igitero cyo kubohoza umubiri wawe, ukagaba igitero cyo kubohoza zimwe mu ngingo. Ijambo rirambwira ngo murwanye Satani azabahunga. Warwanyije Satani waguteje uburwayi runaka yaguhunga mu izina rya Yesu Kristo. Dukomeze. Ubwo wamugabaho igitero ukamusubiza ubukene yaguhaye, wamusubiza yatsi wamuhaye, yakubujije gushingirwa, kubuza byose, kubuza ubwo burenganzira. Wafashe intwaro zose z'Imana ukajya mu mwuka, wamwambura uburenganzira bwawe, ubwo buriganya yakugiriye
agiye akuriganya si rimwe si kabiri si gatatu, ubwo buriganya wabusenya ukamwambura urushako rwawe, ukamwambura mariage yawe. Umva ikiri ijambo rivuze ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya, kuko Satani agaba ibitero, kandi ibyo bitero bigamije kukuriganya. Turaje dusoma ijambo turebe ukuntu biba bigamije kukuriganya. Atangira ijambo rivuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Aba badafite amaraso n'umubiri ni bande? Nawe urabumva, ni abantu bo mu mwuka ariko badafite amaraso n'umubiri, ni ibiremwa by'umwuka. Reka mbivuge gutyo kugira ngo byumve, ni ibiremwa by'umwuka bidafite umubiri n'amaraso. Ibi biremwa by'umwuka rero bidafite umubiri n'amaraso bikenera gukoresha abantu bambaye bafite umubiri n'amaraso. Ibi biremwa by'ibidafite umubiri n'amaraso bikenera gukoresha bafite iki? Umubiri n'amaraso, kugira ngo tuneshe babandi bafite umubiri n'amaraso. Bisaba kugira ngo tubanze dukubite ibi biremwa bidafite umubiri n'amaraso, bibaha imbaraga. Inyuma y'uwo murozi hari ikiremwa kidafite umubiri n'amaraso kimuha imbaraga. Inyuma y'uwo muntu ubona wazamutse mu rwango rukomeye akaba yakwanze akakwishiramo, hari ikiremwa kidafite umubiri n'amaraso kimurimo cyamuteye kukwanga, gikenewe gukubitwa. N'igikubitwa icyo kiremwa kidafite umubiri n'amaraso aragukunda, ntari bubone ububasha bwo kukwanga ntibyemera, ntari bubone ububasha bwo kukuroga ngo byemere, kuko uri bube wakubise cya kiremwa cy'umwuka cyamuhaga ubushobozi bwo kuroga. Ndakubwo nkwibibanga ryo kurwana intambara y'umwuka, nkwibibanga nkwigishije akantu Mwuka w'Imana nciyemo akwigisha ibanga. Iri ni ibanga mpishuye ryo kunesha imbaraga za Satani zikurwanya, imbaraga z'abarozi n'ubupfumu n'ubukonikoni zikurwanya. Ubwo burwayi mbere yuko bwinjira mu mubiri wawe bwatangiriye mu isi y'umwuka, bukorwa n'imyuka idafite n'aba badafite umubiri n'amaraso. Bamaze gukora ubwo burwayi barabuzana babushyira mu mubiri wawe. Niyo mpamvu butaranduka. Kugira ngo buranduke nuko ugomba kubanza ugakubita ababukoze, noneho wamara gukubita ababukoze, noneho ukigarukaho nabwo nawe ubwawe ukaburandura, kuko ababukoze bari badafite ubushobozi bwo kubutiza imirindi n'imbaraga. Wowe urahita ubushora kuko ube wabakubise. Ubwo bukene kugira ngo bugufate hari bwatangiriye mu isi y'umwuka. Iyo krize yatangiriye mu isi y'umwuka, uko kuri urubyaro byatangiriye mu mwuka, uko icyo cyangiro cyatangiriye mu mwuka, icyo gisuzuguro cyatangiriye mu mwuka, ayo madeni yatangiriye mu mwuka. Naho byatangiye byakozwe n'aba badafite umubiri n'amaraso, bagamije kugukiranya, bagamije kukurwanya nyine no kugutsinda, bagamije kukuriganya. Kugira ngo rero ubaneshe nuko ujya aho nyine mu mwuka, aho abo bantu batangiriye ukabakubitirayo. Nubona intsinzi mu mwuka urabona n'intsinzi mu mubiri, mu izina rya Yesu Kristo. Noneho sasa abangaba rero urabwirwa ngo abatangira batwereka urutonde rwabo rero ngo ahubwo dukirana n'abatware. Aba ni abantu bahawe ubutware bwo kugira nabi, ubutware bwo gutwaza umuntu igitugu. Umuntu akaba yagutwaza igitugu pe, akagukontorora. Aba ni imyuka mibi ishobora kugutwaza igitugu neza, ikagutwaza igitugu ugashaka kuva mu kintu kanga ugasanga byanze byakunaniye. Urashaka kureka inzoga ariko kuko hari umwuka wakwinjiyemo utuma uyinywa bikakunanira kuyitikaho, kuko hari umwuka w'ubusambanyi wakokamye. Ukavuga uti sinzongera, kuko ugutwaza igitugu. Ejo ukongera ugasanga wasambanye, kuko hari ikiremwa kidafite umubiri n'amaraso kigutera gusambana, kikuzanira nabo usambana nabo, kigukonekita nabo usambana nabo. Urarwana no kugira ngo ubireke bikanga, kuko hari ikiremwa cy'umwuka kikuzanira abantu gikoreramo, kikagukonekita nabo, ugasanga wasambanye nabo. Ukaba wafata wadesida ukavuga ati sinzongera, ejo ukongera, kuko hari ikiremwa kigutwaza igitugu. Icyo ndagikubitisha imbaraga y'amaraso ya Yesu Kristo kikuveho mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Undi ugasanga agira umujinya w'indengakamere, ukarwana no kugira ngo ureke bikanga. Undi ugasanga agira umutima wibuye winangira, ntahugurika, ntagirwa inama ngo yumve,
ntazi gusaba imbabazi mu buzima bwe, yahawe umutima wa Satani. Dore buri ikintu cyatumye Satani atagira feva imbere y'Imana yo kuba yababarirwa, yagize umutima unangira udashobora gusaba imbabazi. Uzi ko n'aka kanya n'ibyo Satani yakoze, n'ibyo akora kano kanya n'abantu yagushije, aramutse agarukiye Imana Rurema akayibwira ati Imana Rurema mbabarira ubushitani bwanjye bwose n'ibyo nakoze byose, akikubita imbere y'Imana isumba byose, nubwo abiza ahora kubitwa n'ikintu biki byose, akikubita imbere y'Imana isumba byose, uzi ko yababarirwa. Ariko uwo mutima wo kubabara wo gusaba imbabazi ntawe mubamo. Nubona umuntu mu buzima bwiwe utagira umutima wo gusaba imbabazi, utagira umutima wo kwemera amakosa n'igihe aba yayakoze, n'igihe aba yakoze, ukabona umuntu agira umutima wo kudasaba imbabazi no kutemera amakosa kandi yayakoze amufata bigaragara, bikarangira ananirwa gusaba imbabazi, menya ngo uwo muntu direct ishitani ryamwimukiyemo, afite umutima w'ubufarawo, afite umutima winangira. Umutima w'ubufarawo ni umutima ukubitwa ariko ugakomeza kwihagararaho, ni umutima ukubitwa ariko ukananirwa guhindukira no kuva ku cyemezo cy'ikibi, ntujya wicuza. Farawo yarakubitwaga ariko ntarekure, Farawo agakubitwa ntarekure. Muntu ubona ugira umutima uticuza ngo yibaze ati kuki ibi bintu nabikoze, nabikoreye iki, Mana we mbabarira sinzongera, umfashe sinzongere, uwo muntu ujya umenya ngo arimo ishitani rimwicaye. Iyo ni kamere ya Satani, wikwirirwa ugenzura ureba byinshi, iyo ni kamere ya shitani ibiri muri uwo mutima w'uwo muntu. Kugira ngo rero gusenyukemo nuko ugomba kubimenya, ukamenya ngo indimo, wamara kumenya ko irimo ukamenya ngo igomba, noneho sasa ugasenga Imana ikayigukuramo. Reka tuva aho ngaho rero. Sasa hari abantu rero usanga nuvuga ngo uwo muntu ntabwo ari we, haba hari umwuka umurimo umutwaza igitugu, umwuka ugutwaza igitugu. Urabizi yuko kudasaba imbabazi ari bibi, ariko bikarangira unaniwe kuzisaba. Urabizi ko utemera icyaha ari bibi, ariko bikarangira unaniwe kucyemera, kuko na Satani ku giti cye ntiyemera. Yaza kwemera imbere y'Imana ati Imana nagucumuyeho, aba yarababariwe. Abamarayika aribo badayimoni bo ubwabo aribo yagushije, nabo ntibemera. Uwiteka gutandukanye n'iyo myuka gutwazaga igitugu, imyuka abatware nyine bitwaza abantu igitugu, ngo n'imyuka y'abafite ubushobozi, nyine baha ubushobozi bwo gukora ibyo byose, n'abategeka iy'isi y'umwijima. Ni imyuka itegeka mu isi y'umwijima, irategeka, ifite ubutegetsi, yubatse ubutegetsi, irategeka. Igomba gukubitwa mu mwuka. Iyo yakubiswe mu mwuka ikatsindwa mu mubiri hagaragara rezilita. Iyo itatsinzwe mu mwuka, imyuka ikurwanya mu mubiri nta rezilita ziboneka. Bisaba kugira ngo ikubitwe itsindwe. Nimara gukubitwa yajahajwe, yatsinzwe, ntabwo ikubitwa rero nta ntwaro, ikubitwa n'abafite intwaro. Abadafite intwaro z'umwuka ubwo barakubitwa, bakajyanwaho bunyago, bagafatwaho bugwate, izi mbaraga zikabakontorora, zikabagenza uko zibashaka. Ugomba guhitamo rero, uremera gufatwaho bugwate na Satani agumane, uremera Satani agumane ubuzima bwawe, n'abakozi be bagumane ubuzima bwawe, uremera ko abarozi bagumane ubuzima bwawe, uremera ko imyuka y'abatware n'abategeka b'isi y'umwijima igumana ubuzima bwawe. Ni igisubizo kiri mu mutima wawe. Niba udashaka kwigumana ubuzima bwawe, ambara Yesu Kristo, mwinjize mu buzima bwawe. Hanyuma numara kwinjiza Yesu Kristo mu buzima bwawe, nawe ushake gukomerera mu mwami no mu mbaraga ze n'ubushobozi bwe bwinshi. Nushaka gukomera mu mwami no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwinshi, hanyuma urambara intwaro, urashaka intwaro z'umwuka. Mu gushaka intwaro z'umwuka, umaze gufata intwaro z'umwuka wazikwijeho, birakujyana mu isi y'umwuka ujye kurwana intambara y'umwuka. Nujya mu isi y'umwuka ugiye kurwana intambara y'umwuka, ndayakubwira ngo abantu batinya intambara. Dawidi yatinye intambara, ntiyari kuba umwami, ariko yemeye kurwana izo ntambara, atsinda Goliyati, yubaka izina. Abisiraheli batinya kurwana intambara, ntago bari gufata Kanani.
bari kuba abantu b'inzererezi ibihe byose badafite igihugu, kugira ngo rero nawe ugire ubuzima wifuza, witinye intambara z'umwuka. Yesu yarazirangije, Yesu yarazinesheje. Yesu niwe mugaba wacu. Dore umugabo uzigabye ni Yesu Kristo, yanesheje wa mwanzi we kubw'umusaraba, mumwemere mukurikire. Iyo ndirimbo iravuga ngo twashobora kuneshwa gute kandi Yesu aturwanirira muri icyo gitero. Hari abantu bavuga ngo dore umugabo uzigabye ni Yesu Kristo, yanesheje. Ese twashobora kuneshwa gute kandi aturwanira? Ntitujya tutsindwa muri izi ntambara, kuko ijambo rivuga ngo umwizera atsindishirizwa mu bintu byose. Mu ntambara z'umwuka uwizera Yesu Kristo atsindishirizwa mu bintu byose. Aho wakwatakwa uratsindishirizwa. Niyo nawe ubaye ngombwa ko wataka, Yesu aragutsindishiriza. Wumvise icyo mvuze? Hari buryo bubiri. Hari ukwatakwa n'ibitero bya Satani. Iyo watatswe na Satani, Yesu arakuneshereza. Iyo nawe ufashe ibyemezo byo kwataka, ugiye kubohoza ubuzima bwawe, ugiye kubohoza imibereho yawe, Yesu arakuneshereza. Nkomeza rero muri iri jambo, wumvise ko ijambo rivuga ngo nimyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ibyo ni ibintu byose dukirana, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru nzayigarukaho, kuko ni igitangira ibisubizo. Iyi ni igitangira bamwe mu bamarayika baba bagutumweho. So reka tuzahagaruka gusobanura kuri icyo kintu. Noneho 13 no twavuga ngo nuko mutwara intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ntabwo Imana ishaka gutsindwa kwawe, yanababazwa no gutsindwa kwawe, kuko gutsindwa kwawe biyambura icyubahiro cyayo. Ibigufitiye icyizere izi yuko utagomba gutsindwa, kuko yaguhaye byose. Yaguhaye intwaro ugomba gukoresha, kandi izi ntwaro nawe ubwawe urazizi. Tangira ivuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, kuba umunyakuri mu buzima bwawe. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, kwambara gukiranuka kwa Kristo ukaba mu buzima bwawe. Mukwese inkweto ari bwo butumwa bwiza bw'amahoro witeguza. Gatatu, iyo ni intwaro yindi. Kandi yetse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo. Uku kwizera ni ukuvuga ngo ni air defense system. Ni ubwirinzi bw'ikirere bushobora gusama. Kwizera gusama ibikombora. Impamvu hano ijambo ryavuze ngo murangije byose mubashe mutware kwizera kugira ngo mubashe kuzimya. Ureka nsozi ngo kandi kigeze kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko mushoboza kuzimisha ya myambi wa mubi yose yaka umuriro. Urumva kwizera ni ubwirinzi ku buzima bwawe, ni uburyo bw'ubwirinzi ku buzima bwawe. Kwizera rero nibwo bwirinzi bw'ubuzima bwawe bushobora gutuma usama ibikombora za mesire Satani yakuvundirizaho, abarozi bakuvundirizaho. Kwizera niko kuzimya izo za mesire muri izi ntambara. Impamvu umwanditsi w'iki gihe yavuze imyambi, mu gihe kiwe hari hataraza intambara za mesire, intambara z'amabombe. Muri icyo gihe hari imyambi, barasanaga imyambi. Niyo mpamvu yavuze ngo mutware kwizera kugira ngo mubashe kuzimya ya myambi yaka umuriro. Muri iki gihe cyanone rero, iyo abari muri iki gihe cyanone rivuga ngo nuko mutware kwizera niko kuzabashoboza kuzimya za mesire n'ibikombora n'amabombe umwanzi abasha kubarasaho. Kwizera rero gusama bombe. Iyo ufite kwizera Satani akugabaho ikibombe cy'uburwayi. Kwa kwizera gusama bwa burwayi ntibube bukikugezeho, bugapfubira mu kirere. Iyo ufite kwizera Satani ashobora kugabaho igitero cya kirezi, ya kirezi igapfubira mu kirere yarakugabyeho. Iyo ufite kwizera ashobora kugupangira akakugabaho igitero cy'urupfu, rwa rupfu karusamira mu kwizera kwa kukarusamira mu kirere, kukarupfubiriza mu kirere. Nuko bimeze mu isi y'umwuka. Urasabwa gutwara izi ntwaro. Niba ntazo ufite rero nta kwizera, umva azajya kuvundurizaho amabombe n'amakombora byose bikugereho.
niba kwizera kutajegajega bimwe na bimwe ibyo bikombora akurasheho bikwepe kwa kwizera kwawe kubera kwabaye guke bikugere. Ariko ijambo ryari ryaravuze ngo kuko nta kibi kizakugeraho nta n'ibyago bizegera ihema ryawe. Zaburi ya 91 niko harimo umurongo uvuga gutyo. Nuvuga ngo rero kwizera gushobora kuguproteja kukakurinda ibyago n'amakuba n'ibindi byose Satani yakurasaho. Ni intwari idasanzwe usabwa kugira. Dukomeje tugasenga ngo mwakira tugasoma mwakira agakiza kabingofero mwakire n'inkota y'umwuka ryo jambo ry'Imana. Urumva mu gihe cyo gushaka gusubiza umwanzi wawe ugomba kuba ufite ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana urifite muri wowe ririhinduka intwaro usubiza umwanzi wawe arakwataka nawe ukamwataka ukamusogotesha inkota yitwa ijambo ry'Imana ukamurangiza ukoresheje ijambo ry'Imana. Ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo kwinginga no gusenga kandi kubw'ibyo mugumye kuba maso musabira bera bose. Kindi rero mugumye kwinginga no gusenga ko mu buryo bwose. Izo ni intwaro uko gusenga ko mu buryo bwose ko mu buryo bwose ntabwo ari gusenga mu buryo bumwe ni mu buryo bwose. Harimo kwiriza ubusa utarya ntunga, harimo kuba wavuga uti uyu munsi noneho sasa ndasenga mfata amazi ndasenga ntacyo mfata, harimo no kuvuga unaomba yani kavu kabisa utakunya mchana na usiku kumanywa na nijoro ntugire icyo ufata. Harimo gusenga mu bice ukaba wakuvuga ati none ndasenga mu byiciro umunsi ndawusengamo 4 ndawusengamo 5 ndawusengamo 3 gutyo kandi unarya nta kibazo. Gusenga ko mu buryo bwose. Ariko nyuma yo gusenga ntago birekera aho ngo udamarare ngo uvuge ngo kuko nasenze birangije muri byose ube maso ndavuga kuba maso ni mu mwuka akakubaho kose ukagaha agaciro kibaza kubera so rero izi ntwaro rero tuvuze wowe ushobora kuzumva ibyo bintu tuvuze ukumva ni ibintu biciriritse, ariko reka dusome hano Abakorino ba 2:10 wumve ko izo ntwaro tuvuze ari intwaro zikaze atari ibintu biciriritse nyine wakumva ngo wumve ngo biraciriritse. N'ubumva ko biciriritse n'akazi kawe, ariko izi ntwaro naguhaye urugendo ndakubwira ni ibaze igihugu kidafite intwaro abanzi bacu bakivogera bakacyataka bakacyangiza kikatakaza umutekano. Nta mutekano cyagira. Impamvu utakaza umutekano w'ubuzima bwawe hari intwaro udafite mu buzima bwawe z'umwuka ugomba gushaka. Reka dukomeze dusome rero Abakorino ba 2:10 urebe kagaciro k'intwaro ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu turwana mu buryo bw'abantu. Burya nubwo nge nawe twambaye umubiri w'umuntu, ariko urimo urabwirwa ngo ntabwo nge nawe turwana mu buryo bwa muntu. Jambo rigakomeza rikavuga ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari z'abantu. Kumbe za ntwaro twahoze tuvuga turwanisha ntabwo ari ntwaro z'abantu. Intwaro z'abantu zigira faiblesse zazo, zijye zinaraswa. Tujye tubona muri Ukraine abarusiya barasa zimwe mu ntwaro otani bayabohereje. None rero sasa izi ntwaro z'Imana turi kuvuga zo ntiziraswa kuko biriya ngo ntisiza abantu kuko n'iz'Imana ntiziraswa. None umva ukuntu ijambo ririmo rirazivuga rero ngo ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga. Umva za ntwaro ukuntu zigira imbaraga, ngo zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Iyo Satani akwatakishije ikibazo cy'ubukene yubaka ibihome bikomeye kugira ngo bwa bukene butazigera buvaho. Akabwubaka kubaka ibihome by'ubukene atangire mu maraso y'imiryango. Akabwubaka kugira ngo busenywe. Ntibuzasengwa n'amashuri gusa uziga, ntibuzasengwa no gukora cyane. Hari abantu barara bakora ariko ukabona ntacyo bageraho, ubukene n'ubundi buracyabariho. Hari abantu bize bariga bagira za PhD bagira za doctora bagira za ariko ubona ntibwabavuyeho ubukene. N'ubundi kubera iki buba bwarubatswe mu mwuka bushyirirwaho ibihome bwubaka buhinduka ibihome mu isi y'umwuka. Bisaba kugira ngo habeho n'isengesho risenya bya bihome. None rero sasa izi ntwaro Bibiliya iratwereka ngo zibasha gusenya ibihome no kubikubita hasi. Ibihome by'ubukene,
ibyo Satani aba yarubatse by'ubwirinzi kugira ngo utazabuvamo, ibihome by'ubusambanyi bukaze aho Satani aba adashaka kubucika ubuvamo, ibihome by'ibiyobyabwenge aho Satani adashaka kubireka, aba yarubatse ibihome bizatuma utava muri ibyo biyobyabwenge, aba yarubatse ibihome bituma utazigera ubyara, utazigera usama. Bisaba kwambara imbaraga no gufata intwaro z'Imana kugira ngo bya bihome by'ubwirinzi byubatse kugira ngo utabyara, yubatse kugira ngo udashaka, yubatse kugira ngo utava mu kibazo, biba bisabwa gusenywa. Bisenywa rero na za ntwaro z'Imana, ntabwo bisenywa n'amagambo gusa, ahubwo ni za ntwaro z'Imana ziri mu muntu. Noneho sasa ngo wumvise ko za ntwaro zigira gute? Zisenya ibihome zikabikubita hasi. Ngo zisenya ibihome zikabikubita hasi. Noneho ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Mu isi y'umwuka iyo uvuga ngo ndatera imbere, abandi bavuga ngo nta gutera imbere. Iyo uvuga ngo nzabyara, mu isi y'umwuka hari imbaraga zivuga ngo ntabwo ubyara. Ariko iyo ufite za ntwaro z'umwuka ngo dukubita izo mpaka zose. Kutagira intwaro urumva ni ikibazo. Dukubita za mpaka tukabyara, dukubita za mpaka tugatera imbere, dukubita za mpaka zitugishwa mu isi y'umwuka, tukagera ku mugisha w'Imana, tukagera muri destination. Dukubita za mpaka, ngo dukubita impaka zose n'ikintu kikiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Mu Batesalonike tubona ijambo rivuga ngo numubisha wishyira hejuru urwanya igisengwa cyose. Uwo rero turamukubita mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Umva ukuntu ijambo rivuga ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kikiri hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose tukabigomerera. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tukabigomorera Kristo. Urumva ko muri za ntwaro dugira ububasha bwo gufata mpiri ibitekerezwa byose ku buzima bwawe, iby'abadayimoni batekereza ku buzima bwawe, iby'abarozi batekereza ku buzima bwawe, ibyo Satani atekereza ku buzima bwawe, byose tugakubita hasi. Ariko bikorwa na wa muntu wibitsemo intwaro z'umwuka. Urumva Moshere, Imana igumugisha kandi Imana ikugire neza. Ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kiri hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose tukabigomororera nde? Kristo. Ngo kandi twiteguye guhora kutumvira kose iyo byabaye ngombwa. No guhora twahora. Ijambo rivuga ngo twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Bishatse kuvuga ngo wageze mu cyiciro cyo kumvira Imana neza, kugasohora bien, kwa kumvira kwawe wumvira mu Imana kukuzura. Byabaye ngombwa habaho guhora. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza. Wumvise rero ibyiza ntwaro. Ejo tuzakomerezaho mu izina rya Yesu. Turebe noneho sasa ni gute wakwinjira mu mwuka ukajya gufata ibyawe ukabibohoza. Ni gute wabohoza ibyawe. Izi ntwaro rero bantu uzibike uzishake mu izina rya Yesu Kristo amazina yose. Sengeye buri wese wumvaga rino jambo, Mana muhereza intwaro z'umwuka, azambare azigwizeho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu wanyumvaga, uyu wumvaga iri jambo, ndamwaturaho kugira ngo yakire intwaro mu mwuka. Izina rya Yesu Kristo. Amaze igihe Satani amugaho ibitero, Satani akamunesha kuko uyu muntu atarafite ubushobozi bwo kumurwanya, kuko nta ntwaro yari afite. Ndatura kugira ngo wa mugabo, wa musore, wa mukobwa we, wowe unyumva, wowe wumvira ijambo, Imana iguha intwaro mu izina rya Yesu zikomeye. Uzambare zose mu izina rya Yesu Kristo. Wambare intwaro zose z'Imana kugira ngo utongera gutsindwa ukundi. Izina rya Yesu Kristo. Watsindwaga kuko nta ntwaro ufite. Ndakwatura kwakira intwaro z'umwuka wera. Ndakwatura kwakira intwaro z'Imana. Izina rya Yesu Kristo, kugira ngo utazongera gutsindwa n'uburiganya bwa Satani. Mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Amen. Imana igumugisha, Imana ikugirire neza. Turi mu bihe byiza byo gusenga. Ejo nzagaruka nigishe noneho uburyo narebye ndavuga narinzi ko nabikomeza, ariko mbona ikiganiro cy'abakirekire.
nzi ko nakomeza nkatahita mfatiraho nkigisha uburyo noneho bwo kujya mu mwuka ukajya ukataka ugambiriye kubohoza ibyaha. Ariko reka tugarukira ha wowe noneho utangire gusenga usaba Imana kugira ngo ikwambike izi ntwaro. Umara kuzigwizaho ejo tuzahishura uburyo bwo kugira gute, tuzahishura uburyo bwo kwinjira mu mwuka noneho ukataka umunyamaboko kurusha umunyamaboko wibwiraga ko kurusha imbaraga ukamunyaga ibyawe. Imana iguhe umugisha. Shalom shalom. Wowe utarakanda subscribe uyikande kugira ngo tujye tubana hano ku isengesho y'ubuhoro official. Mugire ibihe byiza.